kumenya ko umuntu ari mubi nyine n'ubu ntabwo n'abantu bamvugisha bajye bihangana rimwe na rimwe bagira ngo ni ubugome ariko kubona umuntu ko ari umuntu mwiza birangora ariko abantu nyine bambaga hafi n'abarwayi nyine ukabona bizanye hari n'abampaga akazi nyine muri ubwo buzima nagiye nyuramo haha mu mujyi bampaga akazi hari n'uwampitaga wenda akareba niyicariye aho akabampaye bibiri byo kuza kurya nkabibika n'abana babonaga wenda muri icyo gihe ko hari n'igihe byabaye ngombwa ko ndara mu bwiherero kubera ko hari igihe nari mfite ahantu ho kuba hagira umwana w'umuhungu ukora hafi aho ku bwiherero akantizaho nirarira hafi aho muri tuwarete bakunzi badukurikiye hari igihe umuntu yumva inkuru akabura ikindi kintu arenzaho akabura icyo avuga nagiye ngira abantu nyine bamwe na bamwe bamba hafi bakampa akazi abandi bakanyiyegereza bakabibona yuko sa nkaho mfite ikibazo ariko bamba hafi nyine ababishoboye ariko ntabwo nigeze nongera guhura n'umuntu mubi nk'uwo nguwo muri ubwo buzima bwo kurara muri tuwarete mama wawe hari habaye nta kintu yari azi nari naje i Kigali ndi gushaka akazi kubera ko nangaga ko umugabo yantahana ngo andarane nkaba nirariye aho ngaho hari tuwarete zitarimo umwanda utarabona akazi oya nabaga ngafite ahubwo ari ak'ukwezi katari buhite kamemba ngo nishyure yego rero nk'umwana w'umusore urara muri izo tuwarete uzicunga akaba yareka nkiryamira ngaho rero yagerayo agezeyo bwa gatatu nibwo nyine yambereye inyamaswa asa nkaho afurushije nyine afata nyine amaboko ko yandushaga imbaraga mu mazina yabyo yagufashe ku ngufu ni ku ngufu kubera ko ntago nabishakaga nashidutse mbona afashe amaboko agize amaguru atya urugendo rw'ubusabane bwawe nawe byabagendeye byagenza gute yabyitwaye matewe yahise atangira kumpinduka nyine atangira kumbwira ko rwa rukundo yambwiraga ko ankunda atigeze arunkunda ambwira ko kandi yaramuka nkunda atari kunjyana aho yanjyanaga icyo gihe arambwira ko uwo mwana atagomba kubaho akandi ambwira ko agomba kureka ishuri ngomba no kureka kwiga ariko ngiye mbana nabyo ishuri nararikomeje na wa mwana abaho nuko it's okay wa mwana abaho okay uwo musore umwana atabaho gutagusaba kuyikura yamusabaga ko atagomba kubaho anambwira ko atigeze nkunda icyo gihe ngo yankundaga yifitiye n'undi bakundana anambwira ko umwana nyine atagomba kubaho kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze akumitamo ko umwana agomba kubaho kandi n'ubwo buzima bugakomeza twongere tubasuze mwebwe mwese abakunzi b'umuvugizi TV Rwanda amahoro y'Imana bane namwe rukundo rw'Imana rubaganze wakoze subscribe habwa umugisha kandi nawe utarayikora kandaho cyangwa subsondeho kugira ngo tukomeze tubane umunsi ku munsi rero wowe uri mu gitondo gira igitondo kiza wowe uri ku mugoroba ugira umugoroba mwiza wowe uri ku gicamunsi ugira igicamunsi kiza aho dukurikiye hose ku isi yose maze umwami naguha umugisha umeze neza kandi ukomeze ugubwe neza nawe utameze neza niko isi imeze uhumure ntago ariko bihora nta wundi rero muri kumwe ni Bobo nongeye kubasuhuza cyane ndimo ndababwira ko mwari mumenyereye cyane ku kinyamakuru kimwe ntagomba kuvuga ariko ubu ngubu uyu mwanya ndimo ndakorera hano
turi kumwe ku Muvugizi TV Rwanda, niho tugiye kuzajya tubana umunsi ku munsi. Hariya si uko meze ukundi, ariko ndi hano. Wowe rero dukurikiranye ndagushimiye, uhabwe umugisha. Imbere ya kamera rero sindi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa, ariko arakuza arivuga. Muraho neza. Aha, uri hano ku Muvugizi TV Rwanda. Yego. Turi kumwe nande? Turi kumwe na Namahoro Carine. Namahoro. Namahoro. Nagize ngo nta mahoro. Namahoro. Ngiye kubikwibaza ahantu udafitiye amahoro mu gihugu turimo, byari binshanze. Oya Namahoro. Aha, Namahoro Carine. Iyo bavuze Namahoro Carine baba bavuze mu ntoki. Baba bavuze nyine ubundi mbere na mbere n'izina nyine ni ijambo amahoro. Rero baba bashatse ngo nyine ko ari amahoro, cyangwa se umubyeyi uba wari kwisaba yashatse nko kukwifuriza nyine kuzaba mu mahoro, uzagira amahoro, cyangwa se ukarangwa n'amahoro, cyangwa ugatanga n'amahoro. Ubu urayafite se? Yego. Yuzuye? Ntabwo yuzuye kubera ko turi mu isi, ariko byibura uko biri nta bibazo cyane, ni amahoro. Iyo bavuze Carine bumva umukobwa, bumva umudamu? Bumva umudamu. Ndi umumama, mfite umwana. Ufite umwana? Imyaka ingahe Carine? Njyewe ufite umwana w'imyaka ingahe? Imyaka 6. Iyawe se wayivuga? Nayivuga. Ngaho tubwire twumvireho. Ubuse ni ngombwa. Kandi waravuze ngo wayivuga? Ako ngiye mfite 27. N'ubundi se 27, umwana afite 6. Umugabo yihaye kare. Yariye hakiri kare. Yihaye kare. Aha. Papa w'umwana muri kumwe? Oya. Ngiye kuvuga ngo umutuhe intashyo umusuhuze. Ntago turi kumwe. Nyine ibyo byose byabayeho ari ndabyara, ariko ntago nagize amahirwe yo kuba nabana n'uwo twabyaranye. Imbaraga zo kubyara ufite ukiri muto, ufite imyaka 21. Wabyakiriye ute, cyangwa se niyihanzira y'umusaraba ahuye nazo muri ubwo buzima? Mbere na mbere abantu bari bumbone ntago ari ubwa mbere bambonye, n'ubundi banzi cyane kuri iyo nzira y'umusaraba naba naranyuzemo muri uko kubyara. Byari ibihe bigoye cyane, nyine bitangendekeye neza. Byabaye ngombwa ko isi bimenya, abantu babimenya, kugira ngo ari uri kunyura muri iyo situation agira uko abyitwaramo, ari ubona wazayigwamo nawe agira uko abyitwaramo, ndetse n'abari kubyiruka nabo bagira uko babyitwaramo, n'ababyeyi n'abasore bose. Byakugendekeye gute? Byaje gute? Mwahuye gute? Ni muntu ki mwahuye? Nahuye n'umupolisi, icyo gihe yakoreraga ku Muhima, n'ubakorera ku Muhima. Duhujwe n'undi mupolisi mugenzi we. Ni pasi? Nimba ari iyo nayo byari ibyo, ko ngiye icyo gihe ntabwo nari mbisobanukiwe. Duhura nyine mbona ari umuntu duhuza, usobanutse, w'indahemuka. Igihe kiragera urumva nyine ubwo ni pasi niko twabyita, dupanga guhura, musanga i Kigali, ariko tukaba twaganiraga ko nyine atampemukira, tuganira buri kimwe, ahubwo we wagira ngo byamuhaye imbaraga zo kumpemukira. Nibwo rero twagiye ahantu, n'ubundi twajyaga tujyana mbere yaho, usibye ko icyo gihe habaga hari abandi basore bagenzi be. Uwo munsi biba ngombwa yuko abasore bagenda, ubwo yari ku Isiri. Aho yabaga? Ntabwo yahabaga. Yavaga ku Muhima akajya gutira geto Kimisagara hejuru mu Myembe. Rero yagerayo, agezeyo bwa gatatu nibwo nyine yambereye inyamaswa, asa nkaho afurushije, nyine afata nyine amaboko ko yandushaga imbaraga. Mu mazina yabyo yagufashe ku ngufu? Ni ku ngufu, kubera ko ntago nabishakaga. Nashidutse mbona afashe amaboko, agize amaguru atya, kumwe aragufatisha ukundi agukoresha icyo agomba gukora.
biranungura cyane nyine mpita mbona ko umuntu mushobora kuba mwarahuje cyangwa se warabonaga ko muzahuza mwaganira kumbi warimo apanga ikintu kitari cyiza. hari igihe mwigeze kubiganiraho se wenda agusaba ukamunanira? Twari twarumvikanye ko bigomba kubaho nyine mu gihe cyabyo, ariko ntago nyine ntago ariyo target yari afite, wagira ngo yari yaratumwe, hari icyo yari yaratumwe ku buzima bwanjye, ntago namenye ibyo ari byo. nyuma y'aho agufatiye ku ngufu nibwo waje kumenya ko wasamye? Naje kumenya ko nasamye, mbimubwiye rero ambwira ko ngomba kubyara nk'uko abandi babyara, ariko mbere yaho ntabwo ari uko yambwiraga ko byazagenda, yambwiraga ko ubuzima buzi atakwemera ko nandahurira aho ngaho. Yego. Yego. Ese Carine wenda ibyo bikubaho, ufite ababyeyi bombi, ubuzima bwundi byakubayeho uri mu buhe buzima buhagaze gute? Bwari ubuzima busa nkaho bwari bugoye n'ubundi bwo mu cyaro. Abantu bavukiye mu cyaro hari igihe biba bigoye, wenda nk'iwanyu batifashije cyane, nawe nkabimwereka. Hari situation nari naravutsemo isa nkaho yari itoroshye, kuko umubyeyi wanjye ntago yabashije kundera nawe ku mpamvu zitamuturutseho. Rero nakuze ntabona umubyeyi, ariko ntago nifuzaga ko nanjye nazabyara muri ubwo buzima nabonye nakuriyemo. Umubyeyi nawe rero utabonaga, nkabimubwira. umubyeyi utabonaga ni papa ni mama? Ni papa. Papa wawe byamugendekeye gute kugira ngo atakurera? We rero uko byamugendekeye, yabanaga na mama, afata igihe runaka nyine yakoreraga ahantu ku Itabi Butare. Barabana, jenoside yararangiye, ngo abacengezi baza kugaruka bamutwaramo. Kuva icyo gihe ntabwo rero mama yongeye kumubona. Muri ubwo buzima nakuriye muri ayo mateka, nkurana ibitekerezo nyine bigari by'uko ngomba guhindura ubuzima uko byagenda kose. Uwo nawe aje ndabumusangiza, ngira ngo ni umuntu ufite umutima, nkabifatanya no gusenga nawe, nkabona nyine imico ye n'iki. Ndavuga ntuko biri kose uyu nguyu ntabwo ari umuntu nyine wakwifuza ko ikibi cyangeraho. Ariko naje gusanga nyine niwe muntu navuga ufite umutima nk'uwa kinyamaswa nahuye nawe kuva nagera ku isi. Nta wundi muntu wigeze unyereka umutima nk'uwo yanyeretse. Mama wawe we inaha i Kigali, maybe uwo mupolisi mwahuriye hano ku Muhima, mama wawe yabaga mwarabanaga ino cyangwa yarari mu cyaro? Mu cyaro. Wowe wabaga kwande inaha? Nabaga naje kumureba, yanyohereje itike ngo nze kumureba. Wavaga mu cyari Butare ukaza kumureba inaha ngaha, nkasubira mu cyari Butare. Ujya guhura nawe bwa mbere se mwe muhuriye ku wamvuze ko Butare? Sorry, yari hano Nyabugogo. Urumva yohereje itike musanga Nyabugogo. Mu guhura kwawe nawe kumenyana n'uwo mupolisi byaciye kuri uwo mukobwa nyine, we bari baziranye. Mvuye gusenga nsanga imarareba amafoto aramunyereka, bagirana communication, nanjye nzamo gutyo binyuze kuri ya mafoto. Ntabwo ari uwacu, sinzi aho aturuka, ntabwo muzi, n'ubu sinongeye kumubona. Nekeza ko nawe yabonye ibyo yakoze nyine agira isoni zo kongera kumvugisha. Ntabwo nzi ngo nuwahe, muheruka ari aho ngaho n'ibyo bikorwa bye, sinongeye kumenya amakuru y'uwo mukobwa. Areba amafoto y'uwo mupolisi, yarari iwanyu Butare? Yarari iwacu Butare, munyuzeho aho yari yicaye kuri sitasiyo. Utamuzi? Twari tuziranye tuganira, izina rye wenda niryo nzi, ariko ntabwo nari nzi ngo uyu nuwahe. Ni kwa kundi abapolisi baba bari aho, ejo bakimuka bakajya ahandi. Okay, no birumvikanye neza cyane, byari bimbereye urujijo. Mama wawe kumva ko umukobwa mutoya, maybe nicyo gihe wari ukiga, wari ugeze mu kangahe? Mu wa 5 secondaire. Yego. Kumva nk'umubyeyi, kumva umwana w'umukobwa we abashije gusama angana gutyo, mama we yabyakiriye ate? Byaramugoye, nta makuru yaraza, amakuru yamenye vuba aha yuko byagenze byose. Ariko urumva nk'umubyeyi byaramubabaje, nuko wenda atigeze abinyereka.
muri icyo gihe mu gusama, mu kuba ufite inda, mama wawe yabyitwayemo ate mu bufasha yaguhaga? Ese hari ababyeyi babasha kubona abana babigendekeye gutyo bagahura n'itotezwa kurushaho? We muri ubwo buzima bwo gutwita, ntabwo turagera kuri uwo muhungu, turacyari kuri mama wawe mu rugo, yabyitwayemo ate mama wawe? Yambereye umubyeyi mwiza, yambereye imfura cyane, ntabwo yigeze antoteza nk'uko nabikekaga. Ndanamushimira cyane, nkomeza no kumushimira. Iteka iyi nkuru kwivuga, wenda nubwo naba napanze ngo ntabwo narira, ariko hari aho bigera nyine bikanga nkumva binjemo, ariko mama wanjye uko biri kose ntabwo nzishimye nzamuha. Ariko urebye ibibazo yari afite, ubuzima yari arimo icyo gihe, ntabwo icyo kibazo yigeze agiha uburemere cyari bube gifite. Kameme nk'umwana w'umukobwa arabonye w'imfura ye bibayeho, ntabwo yigeze anyereka ibimenyetso by'umutima mubi muri iyo situwasiyo. Se muvukana muri abana bangahe? Ni 4. Nawe mfura? Ariko mama nyine yabyitwayemo neza, ntabwo yigeze anyereka umutima mubi rwose. Ndanamushimira. Okay. Umaje kubwira ko uwo muhungu kugufata ku ngufu kwiwe ubashije gusama, urugendo rw'ubusabane bwawe nawe byagenza gute? Yabyitwaye matewe? Yahise atangira kumpinduka. Yahise atangira kumpinduka nyine, atangira kumbwira ko rwa rukundo yambwiraga ko ankunda atigeze arunkunda. Ambwira ko kandi yaramuka nkunda atari kunjyana aho yanjyanaga icyo gihe. Arambwira ko uwo mwana atagomba kubaho, akandi ambwira ko agomba kureka ishuri, ngomba no kureka kwiga. Ariko ngiye mbana nabyo, ishuri nararikomeje, na wa mwana abaho. Nuko it's okay. Mwana atabaho guta gusaba kwikura? Yamusabaga ko atagomba kubaho, anambwira ko atigeze ankunda icyo gihe, ngo yankundaga yifitiye n'undi bakundana. Arambwira ko umwana nyine atagomba kubaho kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze, akumitamo ko umwana agomba kubaho kandi n'ubwo buzima bugakomeza. Ese wenda ukimara kumenya ko wasamye, hari inzego z'umutekano cyangwa ubuyobozi babasha kumenya inkuru yawe? Ubuyobozi bwamenye inkuru yanjye kubera ko ahantu nigaga nari mfite amateka atari mabi, nari mfite abo dufatanya kwiga, nari ndi umuhanga. Ikindi nabayeho nzi icyo nshaka, na n'ubu icyo nshaka ndakizi. So byabaye inkuru itunguranye, bigera no ku karere baraza baramumbaza. Biratungurana cyane ko nambaraga ijipo bigera ku birenge, ntago nari nzwiho umuntu ugira amakupure mu kigo, nta nubwo nari nzi umuntu, nta muhungu twakundanaga muri segonderi. Narinze ndangizayo nta bintu bibi bimbuzweho naho muri quartier. Rero yabaye inkuru itunguranye cyane aho ku murenge, mu buyobozi bw'ikigo, ku karere, ku buryo hose nyine byarashakuje biba inkuru nyine idasanzwe muri icyo gihe. Yego. Ntacyo babashe kumutegeka amaje gusanga ko ari umupolisi? Nagize ubumuntu ndamuhishira mvuga ko atari we, ariko finally nyine baje kubimenya n'ubundi igihe cyararangiye. Ko numvaga niba mufata n'ubundi nta nyungu, nkajya mbeshya. Birangira nyine nemeye gutwita, wa mwana mfata risike z'uko agomba kubaho, kandi nanjye ubuzima bugakomeza. Ubuzima yambwiye ntazabamo, mpitamo kubugeraho, ndwana nabwo mpaka mbayeho. Kuko yambwiraga ko uwo mwana nabaho umuryango uzanyanga, nzareka ishuri kandi nkandavura. Kwiga naharaniye kwiga, nanatwite. Umuryango ntabwo wigeze unjugunya, nta nubwo nandavuye. Ntekereza ko mu banyeshuri twiganye ndi mu bantu byibura bafite ubuzima, kandi narahasorinze gutyo narabyaye.
kuko hari abo ntabwo ngiye kwishyira hejuru ariko nagerageje nashyizemo imbaraga zose zishoboka. Niki cyaguteye ni imbaraga ki? Ni imbaraga z'urukundo mukundaga, ni imbaraga z'ubukristo, ni imbaraga kizagutera kumuhishira? Narasengaga, haba harimo ubukristo. Ikindi kubaho nyine wumva ufite impuhwe, nta mutima mubi, wumva ko nta muntu ugomba kugirira nabi, nta muntu njya mpemukira, umuntu niwe umpemukira, ni nacyo kintu nashyize imbere. Ubwo rero numva ko nta kintu biri bumarire nkamwihorera nkamuhishira nawe akiberaho. Nyuma yo kumenya ko wamuhishiye kandi abizi neza z'ukuri neza, yakomeje kukubera inyamaswa? Yambereye inyamaswa, si ko yamaye inote ya 5 muri icyo gihe, nimarana nk'amezi angahe ngo njye nyiryaho. Ndabyibuka, sinzi icyo yamaye kuyikoresha, ariko nayimaranye nk'amezi 5. Ngeze mbona igihe cyo kubyara kigeze, niyo nayijyanye ahantu mu isoko ngo njye gushaka imyenda y'umwana, kuko bitewe n'amagambo yari yarambwiye naravuze uyu muntu ashobora no kutamana imyenda w'umwana. Ndayijyana njya kwishakamo imyenda. Inote ya 5? Ese ubwo waguzemo iki? Nimba ari udusarubeti tungahe. Ibindi bigurwa na mama? Mama nawe aramfasha. Wa wundi nawe ngiye kubona mbona yohereje imyenda mu gikapu, nyine ayohereje Butare njya kuyifata. Yego. Wabuguteye inda? Yohereje imyenda. Ese mwakomezanyije kugirana communication? Mwakomeje kuvugana, azo makuru y'umwana? Bimeze gute nyuma yaho byariye wowe nawe? Njyaye yakomeje nyine kumbwira ko, akajya ambwira ko ngo nimba ngo yakomeje kujya ashaka yuko twajya duhura uko ashaka ngo mbone, kuko ndibuka hari amagambo amwe namwe yambwiraga, akambwira ngo nintagira icyo nkora ngo ntabwo azafasha umwana. Ubwo rero nawe uri umuntu, nubwo wenda ngirimo, ariko nibuka n'ejo hahise ngenda hibuka umuntu ukubwiye, umuntu wakubwiye ngo hari amagambo amwe namwe umuntu ashobora kukubwira ntuyibagirwe. Kongera mugahura avuga ngo ngwino usange ku Gishushu nsure muri ghetto. Uri iki? Waba uri igiki? Waba ntacyo. Yego, yagerayo humura. Waba sinzi ukuntu waba umeze, rero nkabyanga. Naba ndi mu rugo akamamagara ngo nimusange muri ghetto, nkumva wapi byanze. None se yaguhamagaraga ngo umusange muri Nyuma ghetto? yuko maze kubyara. Nese basi yaragufashaga umwana hari icyo yamugeneraga? Reka ahubwo nigeze no gufata umwana mumushyiriye ku Gisozi. Yarambwiye ngo nimuzanire umwana. Naranitegeye na moto. Uzi ko naramubwiye se nuko amuti kumbi nta nubwo kwari kureba kuzana umwana just ngo amusuhuze. We yabwiraga, sinzi abo yabwiraga ngo bajyane umwana, anjyane nyine anjyane mu cyumba, ariko mbwira ni wapi. We yitwazaga muzanira umwana hari ikindi yishatse, hari ize kumujyana imutembereze hanze, n'undi ashimisha umubiri kwa kundi. Nanjye rero nkabibona nkabwi rwose ku Gisozi, ndabyibuka munsi y'ishyamba cyari ikizu cy'igikontineri babamo barakikoze inzu. Ambwira ni wapi bamwereza umwana rwose, nkumva umutima wo kujyana nawe ahantu hiherereye, nkumva umutima uri kunsimbuka. Ubwo rero noneho dutahanye n'umwana, nimba aramuguriye biswi, nimba ari ikintu wese umwana aza kukureba, ntugire n'ikintu basi unamwereke kuri se, umwereke umutima. Nkibaza ikintu, se umuntu aratekereza umwana amaze imyaka ingahe atamubona, araje we ararwana no kugira ngo kwigendere mu cyumba umwana bamutembereze. Ngiye bikanyobera, nkabona muhaye glucose niyo yigeze kumera Nyabugogo ndi kumwonsa, abibona ko nta n'amata mfite, wagira ngo glucose yabonye ko ariyo simbizi, ndigendera. Ubwo nibwo yaje kujya ambwira ati nimba
nutabigiramo uruhare ntabwo nzamufasha. kuko rero yarabikoze ntiyabigiramo, sinabigiramo uruhare ko njye abantu bagendaga bangira inama bavuga ati uriya muntu ashobora kugutera inda ya kabiri noneho ukangara n'abana babiri nihorere. ubwo nanone yansangaho, hari n'igihe yageragezaga akansanga nk'ahantu ndi byonyine akambwira ngo nkoraho ngo mvuko mumura, nkumva meze nk'inzoka neza ndi burambure ukuboko, n'umwana ubwo akavuza induru ubundi simbizi. rero yagerayo, agezeyo bwa gatatu nibwo nyine yambereye inyamaswa, asa nkaho afurushije nyine, afata nyine amaboko ko yandushaga imbaraga. mu mazina yabyo yagufashe ku ngufu? Ni ku ngufu kubera ko ntago nabishakaga, nashidutse mbona afashe amaboko agize amaguru atya, urugendo rutoroshye rugari, sinzi nimba twabijyamo cyane ariko muri uru rugendo rwo kurera imyaka 6 yose uri wenyine, urugendo rukomeye cyane. ni iki cyagushoboje? ikintu cyanshoboje mbere na mbere nagize abantu, ntabwo aribo bashoye imbaraga ahubwo bambaye hafi mu gihe ngewe nabaga ameze nk'umuntu wihebye, ko byabaye ngombwa nyine nkajya mbaho numva ari umuntu tugomba kuvugana. Mari nkaba nanakwikingirana mu nzu wenda n'umwana tukikingirana kubera kudashaka no kureba umuntu, kubera kumenya ko umuntu ari mubi nyine. n'ubu ntabwo n'abantu bamvugisha bajye bihangana, rimwe na rimwe bagira ngo ni ubugome, ariko kubona umuntu ko ari umuntu mwiza birangora. ariko abantu nyine bambaga hafi n'abarwayi nyine ukabona bizanye, hari n'abampaga akazi nyine muri ubwo buzima nagiye nyuramo n'aha mu mujyi bampaga akazi. hari n'uwampitaga wenda akareba niyicariye aho kabaye bibiri byo kuza kurya nkabibika. n'abana babonaga wenda muri icyo gihe ko hari n'igihe byabaye ngombwa ko ndara mu bwiherero, kubera ko hari igihe nari mfite ahantu ho kuba, hagira umwana w'umuhungu ukora hafi aho ku bwiherero akantizaho nirarira hafi aho muri tuwarete. bakunzi badukurikiye, hari igihe umuntu yumva inkuru akabura ikindi kintu arenzaho, akabura icyo avuga. nagiye ngira abantu nyine bamwe na bamwe bamba hafi bakampa akazi, abandi bakanyiyegereza bakabibona yuko sa nkaho mfite ikibazo, ariko bamba hafi nyine ababishoboye. ariko ntabwo nigeze nongera guhura n'umuntu mubi nk'uwo nguwo. muri ubwo buzima bwo kurara muri tuwarete, mama wawe hari habaye nta kintu yari azi. nari naje i Kigali ndi gushaka akazi, kubera ko nangaga ko umugabo yantahana ngo andarane, nkaba nirariye aho ngaho hari tuwarete zitarimo umwanda, utarabona akazi. oya nabaga ngafite, ahubwo ari ak'ukwezi katari buhite kamemba ngo nishyure. yego. rero nk'umwana w'umusore urara muri izo tuwarete uzicunga, akaba yareka nkiryamira aho ngaho. ariko mu rugo nyine bo ntabwo bari babizi, ntabwo bari bafite amakuru ko nirindaga kugira n'umuntu n'umwe nabibwira ngo atarwara ihungabana. wowe wabonye ubuzima bwo mu cyaro byanze n'umwana nta kazi n'umubyeyi? ntabwo twagombaga kuguma mu cyaro, ni umwanzuro nyine nari narafashe, kandi nari naravuganye n'Imana ko yarambwiye ko umusozi ndi gutekereza kujya bizawumeraho umugisha. rero nizerera mu bintu by'Imana cyane, nafashe umwanzuro wo kuza, ndavuga nubwo wenda nzakwitika ariko
fayinali Imana iyo ivuze irasohoza nuko. Ariko nyine nyuma yaho ntabwo ibyo byose byambagaho ngo bitinde, byagiye byihuta cyane bigenda biva mu nzira. ufata umwanzuro wo kuza muri Kigali, umwana waramuzanye cyangwa musigiye mama? naramuzanye numvikana na se ko agiye kumfasha muri ubwo buzima bw'i Kigali bw'igihe gito, nishakira imibereho. Waravuga ati kariya kantu nako mu bakene, ntekereza ko ariko yabiketse, wafata umwanzuro wo guhita ahamagara mama we ava mu cyaro bahure banyambura umwana aho kugira ngo bafashe. ubwo ndaza njya Nyabugogo, nyine niho bashatse kumuyamburira n'inshuti ze zitwa ntacyo, bari bazanye n'abapolisi bagenzi be baza kumunyambura ndamugumana. Mu Nyabugogo n'abamotari ndabibuka basa nk'ababibona, ariko ndarwana ngumana n'umwana wanjye, twenda kuharara. Ariko ku bw'amahirwe umufamiliye wabo n'ubundi aza kumpamagara, nabyumva ntakagire ngo naramwibagiwe, mba mbizirikana, ariko mfite igihe ngiye nzakora ibintu byanjye kandi nzi ko ntabwo mwibagirwa, ndamuzirikana ku mutima. Buri umwe wese neza yagiye angirira ntabwo neze kwiyibagirwa. Ku buzima buratangira. Ubwo mbonye ka kazi nibwo navuze ni uyu mubyeyi mama wabo mbimye umwana, ahubwo reka mbabwire bamumfashe, mbona uko nakora aka kazi deni nisunganye mpite mugarura tubane. we n'umuhungu we rero bahita bapanga kumunyima burundu, bakajya bambeshya ko bamusohoye bamujyanye muri Tanzania muri famiye, ariko atari ko biri. Ubuyobozi busa nkaho bubihagurukamo n'umuryango wabo. Nari mfite n'ubwoba ko wenda ari we uzi ubashyigikiye, ku bw'amahirwe baza bumva ukuri, bavuga bati uyu mukobwa mwamubwiye gukuramo inda ntiyigeze ayikuramo nk'uko mwabishakaga, ntiyigeze agutanga ngo hagire ikibi kikubaho, ntabwo yari indaya ngo akujugunyire umwana ajye mu mwuga w'uburaya, ahubwo yagira ngo mufatikanye abone imikorere, ubundi agaruka mu mwana. Ni mu mwana we rero ntabwo n'imyaka yo kumukuraho umwana igihe kiragera, baramumaye nigarukira i Kigali. Rero nibwo se akomeje ambwira ngo tujye duhura ngo musange he naho, ariko ntabwo byari gukundana, yari yaramaze kundemamo ko nyine ishusho yamaye niyo nari naramaze kwakira. Uyu mwanya muracyavugana? Ese uyu mwanya ko bashaka gukurikirana kino kiganiro ubuyobozi bwa polisi bukakibona, bakibona kuko ugashaka kumenya uwo mupolisi, kuko uwo mupolisi n'uwamumbaza wese namuvuga, ntabwo nigeze nkunda kumutangaza kubera ko nyine, ariko nawe ubwe yagiye yumva iyi nkuru arayizi, nabo babikoranye bose barabizi. Rero ntekereza yuko nta kibazo mfite. Icyo gihe yanze kumfasha nabwo yarampimye, na mama we naramuhamagaye ndamubwira se byibura mujye mwibuka yuko mwabyaye, mu bihe byari bigoye cyane bya covid bimeze nabi. Uko yasubizaga arabizi, ego ko mana, nkamubwira se wabwiye basi umuhungu wawe akamfasha, akambwira ngo nimubwire. Barabizi bose, barabizi, na papa wabo ari papa wabo umusaza arabizi, nawe amagambo yambwiye mu bantu bose niwe wagize ukuntu ambwira uburyo byagiye bitegurwa mu bantu. Yego, niwe wanyunguriye inshuro ebyiri, ambwira uburyo byagiye bigenda, ambwira ati mwana wanjye ihangane, ndamwumva. Rero barabizi, si inkuru mpimbano, nawe arabizi. N'icyo gihe yambwiraga amagambo, arambwiye nti hari igihe kizagera ibi bintu mbisangize abakobwa bagenzi banjye babimenye. Rero nanabivuze ni ikintu ntazi ko koko bizabaho, ariko igihe cyabaye ngombwa ko bisohora, nta kibazo. Rero ubuyobozi bubwinjiyemo nta kibazo ngiye mfite. uyu mwanya umwana amaze kugira imyaka 6, yabashije gutangira ishuri? Yabashije kuyitangira, nubwo wenda bitaba byoroshye, nakoze uko nshoboye ajyayo. Yishyurirwa ate?
ubuzima noneho bwo kubaho busa nkaho bugoye bugoye nyine ariko yatangiye uwa mbere cyari matanga mu wa mbere. bakunzi mudukurikiye wagira umutima wa kimuntu uyu mwana ukavuga ati ndamwishyurira kugeza arangije, wagira umutima wa kimuntu ukaba ati ndamwishyurira uyu mwaka, wagira umutima wa kimuntu ukaba ati ndamwishyurira igihe kingana gutya. Hari n'igihe wagira umutima wa kimuntu turabizi ko ari abana ari ababyeyi ufata abana bakabagira ababo kugeza bakuze. Uyu mwana nawe akeneye kubaho, akeneye ubuzima, ntabwo tuzi icyo azaba cyo ejo. Noneho Karine, ubwo buzima bwose n'urwo rugendo rwose, uyu mwanya ni ishusho y'ubuzima n'abadukurikiye kugira ngo bamenye aho wavuye. Ubu noneho twavuga ngo Karine arihe, ishusho y'ubuzima imeze, uracyarara muri ubwo buzima, uracyari muri ubwo buzima. Ubuzima n'ubundi ntabwo bworoshye, ndi gukora iyo bwabaga ngo buhinduke, buragoye pe, ariko ntabwo urumva ntabwo nyerara muri iyo tuwarete cyangwa se buragoye. Yego. Yeah. Buragoye ariko ntiwakongera kurara muri tuwarete. Ese ko ukiri muto uba wumva ufite umutima wo kongera kugira urukundo n'umuhungu? Eso nakubeshya nyine, abahungu ntabwo ntibizera pe, kandi biri seriye. Hari igihe umuntu avuga ikintu ukumva nyine ukumva arimo arakina, ariko njyewe nyine bindimo, ntabwo mbona umuhungu nakwizera ntawe. Urumva ufite gahunda yo kwigumiraho? Imana niyo izangenera uwo tuzabana, ariko nta muntu nizera ko nagiye mbona nyine abantu ko atari abantu beza, kandi ntabwo wakomereka ngo wifuze kongera gukomereka bwa kabiri. Ubu uyu mwanya nk'iyo umusore akubwiye ngo ndagukunda ubyumva ute? Namubwira nabi. Ntabwo arabikubwira se? Barabimbwira ariko ntabwo ngiye nyambiha agaciro, bamwe bari nko kumbwira ibintu byo kuntesha umwanya mu matwi. Nyuma y'aha nta wundi musore wabashije guha amahirwe wenda bikaza kwanga? Ntabwo biba byoroshye, ntabwo nyine wenda nuko ntabihaye umwanya cyane, ariko ntabwo nta kintu kindi gikomeye nabivuga. Ariko nawe kuba umwana agejeje imyaka ntarashaka, nuko nabigizemo ikintu cyo kwitonda cyane no kubiga. Urumva rero ntabwo nigeze bisa nkaho mbihaye igihe cyane ngo byinjiremo cyane iby'urukundo, cyane ko mba mfite ibintu byinshi byo kugira, byo gukora no kwitaho. Ikindi kuba nzi abahungu ukuntu bateye biragoye guhita umbwira ngo nijanditse muri ibyo bintu by'inkunda. Kugira ngo abantu bose ni bamwe koko? Ubwo nyine nzabibona, ariko njyewe uko mbibona abahungu simbizi. Dusa nk'abagana ku musozo, ni ubuhe butumwa ushobora guha papa w'umwana? Ntabwo ari we nabuha, ahubwo nabuha n'abandi bantu bari mu ku gitsina gabo bakora ibintu nk'ibyo. Ariko cyane cyane papa w'umwana ari we bureba uko abandi ntituzi n'ubundi fondasiyo ni we, ariko wenda sinzi mba n'abandi babikora. Mbere na mbere fata nimba ubonye umuntu ukumva ko umufiteho irari, tekereza ko ejo hashobora kuvamo n'ikindi kintu kiri inyuma y'iryo rari. Shyiramo ubumuntu, kuko umuntu udafite ubumuntu nyine nawe n'ubundi ibintu bibaho nyuma ntabwo biba ari sawa. Nugira ubumuntu, cya gikorwa uri gutekereza kumukorera uzihangana ukireke, cyangwa se ugiremo ubwirinzi cyangwa se umutwaze, mugire uko mubigenza. Ariko nunabona umwana bamutwite cyangwa se ukavuga uti uyu mukobwa ko biri kose namuteye inda,
kwimubwira ngo iyo nda ngo uwo mwana ntabeho, kuko umwana nabonye ko ari umugisha. Aka kanya umwana wanjye niyo nshuti mfite, iyo atandi hafi mba numva ameze nk'umuntu ufite ikintu ndi kubura. Umwana ni umugisha, umwana ntabwo ubuze icyo utwite, nta n'ubwo ubuze nimba ari uzabyara wenyine. Nzi abantu benshi babyaye umwana umwe bagahita barekeraho. Ahubwo nyine menya inshingano zawe, vuga uteka kora ibishoboka byose. Uyu mwana dore yavutse nta ruhare yigeze abigiramo, cyangwa se yatwiswe nta ruhare yabigizemo. Reka nkore uko nshoboye mu bushobozi mfite, azabeho abeho kandi abeho neza mu bushobozi ufite. Kandi umwana kwanga kumusuhuza ukamwereka umutima mubi, nibaza ko ni ikindi kintu kibi uba uri kumuremamo. Ejo ashobora gukura akagera kure utarabikekaga, wenda wari uzi ko wenda atazanabaho cyane kutamukunze, ariko nawe ukazagera ukamukenera, cyangwa abana bawe bakamukenera, cyangwa se umugore wawe, simbizi. Ariko kugirira nabi umwana rwose uba wabaze nabi, uba ukoze ikintu kibi cyane. Ubundi baravuga ngo jya utinya abantu batatu kuri iyi si: umuntu wize, n'umwana muto, n'umuntu usenga. Bari abantu isaha ku isaha bashobora kugutungura. Uwo mwana rero nawe kora ibishoboka byose nk'umubyeyi, ntudutegereze. Yego, nicyo nabwira abantu b'abagabo, ubwo nawe arimo. Ni butumwa ki waha ababyeyi babonye abana babo baguye muri uwo mutego? Urumva mama iyo aza kunyereka umutima mubi, nta nubwo yigeze amenya ngo byagenze bite. Ntabwo nigeze mbona umutima wo kubimubwira, sininzi aho namuhera. Yabimenya ari uko bigiye hanze. Ariko yambereye urugero rwiza, ntiyigeze andaza hanze cyangwa se ngo abigire ibintu bikomeye ngo arye umutima. Niwe muntu wamba hafi, wagira ngo simbizi, agira umutima ukomeye, amba hafi, anshishikariza kwiga. Diplome yanjye niwe nyikesha. Yego. Ashishikariza kwiga, amba hafi kwa muganga, ibintu byose nta no kwinuba. Rero aba bana nibaramuka bahuye n'ibibazo, babyeyi mwibajugunya hanze, nibaraza hanze cyangwa umubirukane, mwihanganire icyo kigeragezo. Murira abana kandi nawe mubaho umutima mwiza, mubashyigikire, kuko ntabwo ari aho ubuzima buba burangiriye. Igihe kiragira ubuzima bugakomeza, akagera nawe ku iterambere, akavamo umuntu ufatika. Tugeze ku bakobwa bagenzi bawe, agira ubutumwa wabaha ku bantu bahuye n'ibyo bibazo, cyangwa se no ku bantu bishoramo babizi, ubereka ingaruka mu ngeso bafite, cyangwa se baha ubutumwa mbese muri rusange muri bagenzi banjye? Mbere na mbere ni ugusenga, ukegera Imana. Iyo wegereye Imana cyane, hari igihe akenshi guha amakuru, kandi hari n'ibyo utinya gukora. Rimwe na rimwe ugatinya no kuba wajya ahantu uherereye n'uwo muhungu kubera ko wubaha Imana. Hari ibyo utakora kubera kubaha Imana. Ikindi cya kabiri, umuhungu nagutereta, ntugahita umwizera wese ngo umubonemo ngo yaje ngo ntanywa inzoga, ngo ni umwana mwiza. Dukozeho ako kantu niko kabi ngo ntanywa inzoga. Nk'ubwo ngewe nyuma yaho nabonaga uwo ngo utanywa inzoga niwe muntu mwiza nyine ubaho. Ariko naje gusanga ahubwo nyine hari n'abanywa inzoga b'abana beza badafite umutima mubi wa kinyamaswa, rwose b'abanyemuwe, ubona bakwiye nijoro. ubwo wakabyera urakemera? Oya, ntabwo nkemera. Duteza ngo areke kutwizera, simbiza. ngaho ikomereze uyitangire message. Yego, ntabwo ari ukuvuga ngo kabyeri ndakemera, ahubwo nyine hari ukuntu umuhungu aza yakuritse ko ari umwana mwiza. Yego, kandi mwimbere utazi ikimwihishemo. Wavuga rero ngo ntujye umubona mu kabari, nk'uriya mubona twe uriya nawe ameze nk'umwana mwiza. ameze nyine. Urumva, ukabona ngo ni umwana mwiza, ngo ntaba mu tubari, kandi ariwe muntu ufite umutima wa kinyamaswa wagukorera ibintu mu buzima bibi cyane. So umuhungu mugerageze muhurira ahantu hari public,
natekereza kugushaka aza gusaba iwanyu, ajya nagusura iwanyu banahari. Hana geto Geto wapi, geto wapi, ubundi agushaka kugira umugore nta mpamvu wapi. Ngewe hari n'ibintu ushaka kubagezaho abakobwa rwose n'ababyeyi n'abasaza bazagenda babikurikirana kandi ndabizi bizabafasha. N'ibyo birimo nzababwira impamvu nyinshi nyine bagomba kubyirinda. Hari n'izindi nyine zitaba zavuzwe. ubwo bakwitega ugiye kuba duteza twe tutarashaka nyine nuko katubayeho. Bagiye kwaguka mu mutwe kabisa ku buryo muzabona barahindutse. Bya bindi nirwaga mubahamagara mugira gute mubazengurukana wapi. nuko urakoze wari dukoreye. Nundi ko wihanganye wakwanganye uko bihoreye bamwe namwe tukiviramo. Ntoya mwihangane namwe, reka ntabwo nshaka kubona umukobwa rwose ngewe arimo agenda ninda asitaragoringa hejuru y'ibintu biri aho by'iminota ingahe, by'iminota 2. Ahubwo nshaka kubona umukobwa ari gushaka amafaranga, yiyubaka, asa neza, ari hafi, ari mu rugo iwabo, ubundi agashaka agakora ubukwe rwose neza, bikagenda neza n'ababyeyi bakishima. Wagira message uhereza umuntu muzabana utaramenya. Umuntu tuzabana asanga ari umwe muri aba bara ani nyuma ya kamera umwe no mupapa akazoe naburira ibipangu ntitubabona. Okay, umuntu tuzabana rero banye nande nibe bitangaza wamu. Uwo muntu ngewe akanya ntago ndamumenya, ariko nzamukunda, nzamubera inyangamugayo ko ngiye nyine mba numva ngomba kuba inyangamugayo. Mba numva ko yampemukira umuntu we nampemukire, agenda n'igikomere, n'ababimenye babimenye ko yampemukiye bajye bamugaya, banamubone wisomo bamenye ko atari umwana mwiza, ariko ngi simpemukiye. Iryo hame ngenda rigira. Uwo muntu rero ngiye ntabwo namuhemukira, nta nubwo wenda nta bintu by'ubucakura, ariko nawe agomba kuza nta bintu by'akajagari, nta bintu byo kwigwa antendeka cyangwa se ajya mu bagore. Ubundi nyine bikagenda neza, kandi akaba anasenga yubaha Imana, ko njye nicyo kintu cya mbere nshyira imbere. Buri segonda Imana igomba kuza imbere ya byose. Icyo nicyo namubwira. Ukunda abatipe bameze bate? Physical appearance. Umuhungu muremure wirabura, ufite amasoso, unakora cyane, unafite mu maso harambutse. Arabata amazarwaro nayo imisatsi igera mu mpanga twese wanabise cyane. Akari wabunanutse ukamwondora akabyibuha ukamuha mayoneze n'ifiriti. Ubwo ngo wamurega aje ako kanya arishwe n'inzara. Dore abasore dutunzwe na capati n'udushyimbo. Ibyo biryo ntabwo byatuma nk'ubu nanjye ariyemeroga kurya ryari nzabyibuhane. Shabiba bigoye. None se ubuza wanziza ko ngana kandi atari uko ntabyibuha. Shabiba bigoye, ariko nyine umuntu yiyitaho akabiboga. Nyine hari uwazananutse uwo mwanya ariko ari ukubera ubuzima wamuziza uko ananutse. Ubu ngubu nyine ubona asenga, ubona ari umuntu utazakubiza icyuya, ubona nyine wumva wamuhisemo, wajya umutekera igikoma ukamuha umushyushyo, ukamuha mayoneze na ketchup n'ifiriti, azajya umushyushyo mwawurwanira na fanta ya oranje. Oranje bigira byibushya n'amaspeciali n'inyama za soya byose akavayo. Ubu kandidatire iremewe gutangwa. Nyuma y'ibyo byose urumva ngubu kandidatire umuntu yayitanga. Nyine biba ari urugendo. Urumva nge ndi wa muntu nyine uko wagize experience mu bantu, ndakwiga kabisa. Ndakwiga nkakwinjirira. Gusa ntawe uriga ngo urebe ngo tubwire. Abo nize nyine nasanze ari utugegera. Sanze ari uduki? Ari bafite ubuntu bw'ubucakura kandi kandi muko numvaga ariko tugegera nyine abahungu b'uducakura,
bagira utuntu twinshi two kuvuga abahungu n'abatari seriye ukabona ntago wapi abungane namagwera ukabona ni none zo ntabwo yamukiwe na city yawe mu gihe ubuze abatwitaga amagwera iriya city rero iriya sha simbizi yacitse mu bandi irasimbuka sinzi ko ntago yabaye city ya nyayo none z'ugurumba yewe ntago ni city imwe iragenda isebya aba city yo okay muri comment bamugani ndumva harajemo akantu ka city mwabamwe yo kwigira ubugegera cyane cyane abahungu bagabanya umunwa wagute muri iki gihe abaguru urabona ukuntu nyine imbere bicaraga bakirwa bavuga badafite akazi baramukira ku mugoroba none usigaye usanga abakobwa n'abagore muri iki gihe barazinduka bajya gushakisha ahubwo ukajya bona abahungu nibo bari mu bagore bavuga bari mu tuntu bavuga ufite simbizi ariko ntago ari byiza ngewe wimbuza umunwa ngewe umunwa ubuze ntago wowe niko kazi kawe ako ntekereza ko kugiye nko mu bandi ukikina ukavuga turiya mukobwa kabisa n'uwanjye arabari gukoze ukikina ibintu nyine bya danje ntabwo biba byiza nubwo waba umukunda ariko gira ibanga nyine hari igihe uba wumva ufite umuntu ukunda bya danje ukabona ni nk'umuntu wa danje bikakurenga nawe ukabivuga ariko wibivuga nyine igiriye confidence wumva utuje none se wanga umusoro uhamya ko mukundana nawe rero turabihisha ngo ntitubakunda twabavuga ngo dore musheri twabapostinga intambara ikaba ubwo se tuzakora iki ntabwo ari ibyo hari igihe nyine hari nk'umuhungu aba atifitiye icyizere agashaka nko kwiyemera muri bagenzi be bya danje kuba uwa danje hari uwabigukoze hari uwabikoze nagiye mbibona nyine hanze ahangaha kabisa bihari ntawabigukoze urasa nkaho wahuye nabyo nagiye mbibona umuhungu ukabona nyine ari mu bandi yabigize ibintu akakuzanira famiye ati uyu niwe musheri wanjye mutabivuganye famiye ukabona muri kujyana mwatembera nka muri yindi famiye nawe ukabona mwahuje ariko umuhungu yaba ariho muri bagenzi bakikina birenze byadaje nyine urugero wenda akavuga ati biriya nk'urugero uriya mukobwa buriya ntubona biriya bintu byose afite birazabinzanira nyine akakina nk'ibintu bibi byakugeraho ukumva uramufetse ukumva umugize ikigoryi mugahita munarangizanya ukaboroka amahero kubera kutamenya kugira iki amba barakayera aya ntabwo biba ari sawa nta miyaga ushyiramo ubu nanjye nabaye sitiyo ya hano hanze ya hano hanze amenye aha twiganira ku musozo rero hari nakubaje ariko se bimemereye kwa kandidatire ubona iyerekwa ritambutse cyangwa umutima uracyafunze yayitanga nyine umuntu akamwiga akareba ko byavamo shaba gusigire nimero mwana dani nyuma afite umuhungu wananiye uranaye ibyava muriya amasoso yo ntayo sindamumenya neza oya physical appearance ko ibintu mureba se nese ntago muzi twahuye urana umuhungu urarira capati n'ibishyimbo umwondo mu kubise kisosiso gake ibisari yawe ntawe ngira nayo mpamvu hari ingananinya ngo agire ikintu ubwira abakunzi badukurikiye nka message kiri ku mutima wawe unabahereza nimero kugira ngo uremere kuzitanga nimero ego cyane kugira ngo niryo yerekwa niritambuka cyangwa se uhamagara mbwira utuntu two kumenyana n'ibiki hari ibintu ntajya nkunda bajye banyihanganira ninde ushaka ko bajye bambwira ko ngira amahane munajya nyandikira mbwira ibintu byumvikana akubaza ngo mama yawe ni iyihe akubaza ngo mama yawe ni iyihe ibintu byo kumbaza ngo
ngo tumenyane ngo duhure ngo ibiki sha ntabwo nyapfa kubyakira. hari igihe mwahura agiye kukugirira umumaro. Ye baba we wapi nyine sinjya nizera abantu kumbwa ngo mpaguruke mu rugo ngo duhure aho tuba turangizanya bajye bihangana ariko icyo nababwira abantu ndabakunda ngiye kubaha okay mbanje kubashimira nyine mu biganiro natanze nabonyemo abantu cyane muri comment bambwira ngo pole rwose nabonye positive comments ndabashimira. Ikindi nafunguye YouTube channel yitwa Carine Official ngiye kubatamo ibintu byiza by'umumaro, abatangabuhamya, abantu bazajya batuganiriza ibintu byinshi bitandukanye, tuzakuramo inama ndetse izakorwamo n'ivugabutumwa, tuzakuramo umurimo w'Imana. Yabazankurikirane bakoreshe ya like na comment, bakore na subscribe, iyo niyo nkunga mbasabye. Ubundi iyo niyo nkunga cyane ikomeye nkeneye. Okay. Ngatanga nimero zawe dusoza. Nimero zanjye 078 14 93 iyindi ni 072 666 39 596. Carine turagushimiye kwitanga kaza kuduha ubuhamya bw'inzira y'umusaraba waciyemo kandi Imana ishimwe ko yakuzahuye. Nanjye ndabashimiye cyane ko mwemeye kongera aha hantu. Yego. Rero turabashimiye mwebwe mwese mwamudukurikiye. Imana ibaha umugisha, ngaho sharing iyi nkuru kugira ngo ibashe kugerwaho na benshi, kandi mujye kuri Carine Official ubundi mukora igisicyo yabasabye muramukoze iby'ubutwari. Turabashimiye rero nakagaruka. Ciao.